guys, muri iyi video rero ngiye kubereka uburyo bwaje bwo kureba amanota 2025. NESA imaze gusohora amalinki aka kanya. Amalinki murayasanga muri comment, mujye muri comment murahitamo amalinki yo kudownloadinga amanota P6 ndetse na senior 3. Amalinki rero ari muri comment, wowe uri buze muri comment ukuremo linki, ako ngiye amalinki nayashyize hano muri message. Reka nze nyarebe. Hari linki ya secondary yo kureba amanota ya secondary n'iya primary yo kureba amanota ya primaire. Uraza ukande kuri link ushaka bitewe n'amanota ugiye kureba. Njye ndaza mpite nkanda hano kuri iyo secondary. Ndakwibutsa ko ibi ngibi urabikora ugahita downloadinga result slip ako kanya. Ako umuntu uratinda kubikora ntabwo result slip ari bwayibona. Rero ndagusaba gukanda subscribe kuri iyi channel nimba utari wayikandaho, ugakanda na like kuri iyi video, ugakomentinga n'indi video n'ikindi kintu ushaka ko tubigisha. Uraza hano handitse input index number, uzukandeho uzishyiremo index number yawe. Wenda nze nshyiremo index number yanjye. Uraza uyandike neza uko yanditse kuri fomu yawe, uze uyishyiremo 2025 n'umwaka nyine. Noneho urahita uza hano kuri aka kantu kariho akantu k'agakombe kanditseho ngo get my results, uze ukandeho. Bahita bakubwira ngo searching results. Urabona ko result zaje, amanota umuntu yagize byose ngibi hano. Urahita uza ukanda hano handitse download confirmation of results, ubwo ni result slip. Uza ukandeho. Ariko biratwara igihe kugira ngo iyi result slip yo ize, urategereza. Ariko ukandeho hano handitse download confirmation of results, ubikore. Nubona bikunze ukande like kuri iyi video, ukande na subscribe. Ndabashimiye.